Bruce Melody ni umuhanzi uzamutse ariko akora cyane ku buryo isasatira abantu nakitaho ko nka ari aba big fishes nyine ibifi binini muri industry. Yo bimeze ute se? Sawa na hiyo. Umeze neza? Nta kibazo kabisa. Witwa nde se? Kwa nziza. Nziza. Nziza buriya bishatse kuvuga iki? Boy, Mana ni nziza. Mana ni nziza. Buriya ni iryo zina ryawe riri mu byangombwa. Hari amazina y'ababyeyi. Okay. None se iyo bavuze ngo WCB wumva ari ibiki? WCB. WCB. Mu busanzwe ni ubwa mbere numvishe iyo terime ariko uburyo mbizi mbyumvishe as leta nta kindi nsa WCB nta kindi. WCB. WCB wacaba nta kina. Ikintu witwa Wasafi urakizi? Ikintu cyitwa Wasafi label. Wasafi iyo nzi ni studio. Ni studio ya Diamond Platnumz. Nicyo ngicyo rero bisobanura. WCB. Nago. None se ufana umuziki nyarwanda? Njye nkunda football cyane ariko n'umuziki ndawukurikirana. Umuziki urawukurikirana? Bo njye ndashaka kukubaza akantu gatoya ku bijyanye n'umuziki. Yego. Iyo hagati ya The Ben ndetse na Bruce Melody, wowe ubwawe ubona harimo irihe tandukaniro nk'uko benshi bagiye babivugaho? Ku giti cyanjye itandukaniro ririmo ni uko The Ben ni umuhanzi wabanje gushininga bwa mbere cyane, nyine navuga ko yatanze Bruce Melody muri industry, nubwo na Bruce Melody yahise yimusangamo, ariko Bruce Melody ntabwo yahise azamuka cyane nka shining nka The Ben. The Ben we yarakoze kuva muri za 2012 ni umuhanzi wari uzwi cyane, tubona ari umuhanzi uri class ku rwego rw'igihugu ujyanyije na Bruce Melody. Bruce Melody ni umuhanzi uzamutse ariko akora cyane ku buryo isasatira abantu nakitaho ko nka ari aba big fishes nyine ibifi binini muri industry, ku buryo navuga yuko mu gihe cyanjye ari imbere ya noza ari hejuru ya The Ben. Itandukaniro ririmo nuko nibyo nta kintu nuza yigeze ahindukaho The Ben, ariko Bruce Melody we yarakoze cyane arenga kuri rwa rwego yarari, ariko The Ben tuzi niho dusanzwe tuzi, nta gishya mbonamo we yaba yarahindutse ku giti cye, gusa Bruce Melody we yarakoze birarenga. Bivuze ngo wowe uko ubibona Bruce Melody amurusha gukora cyane? Mbona Bruce Melody amurusha gukora cyane. Ubwo icyo The Ben arusha Bruce Melody ni ikihe? Icyo The Ben nuko yamutanze muri industry akagira fame mbere ye. Okay, bivuze ngo The Ben arusha Bruce Melody gukundwa. Aho si ni waba ushaka kumera nka wa wundi wavuze ngo Bruce Melody azi kuririmba ariko isura y'akazi, isura y'umuziki kumwe gusa n'abasani ntabyo afite? Ntago twacyemeranya kubera ko nureba muri iki gihe Bruce Melody uri agitangira kuza indirimbo navuga twese twatangiye gutangira kumukundiraho ni ndirimbo ntidukina. Zirandi indirimbo yakoze zitangira kujya twese twumvaga ari umuhanzi uzamutse kandi ari gukora ibintu byiza cyane. Hari indi rero byari bimeze kimwe yabihuje Ikinya. Guhera icyo gihe ni umuhanzi wazamutse paka still now ugereranyije wenda na The Ben. No uvuga ngo abantu batangiye kubibona muri iki gihe kuko nane batangiye kubaho comparison. Icyo gihe Bruce Melody yari umuhanzi ukizamuka cyane ariko utari wasatira The Ben. Ubu rero yatangiye kumusatira, uri kubibona mu makorabo nyine bari gukora hanze ahantu henshi hagiye hatandukanye. Okay, reka mushimire, urakoze cyane.